Yala, welcome my people. One long time no see you. Gusa nizera ko umeze neza, umeze fresh. Meze neza rero hasize igihe kirekire tutabona tutagahuza nyine kubera akazi kenshi. Abakwamye n'abapowe. Gusa nyine just nagarutse. Nizere ko uvuze kubashimisha ko ngarutse, gusa nanjye uranshimisha kongera guhura namwe. Uyu munsi rero ngarutse hari ibyo kubereka ko murabizi ntabwo njya kuzira ubuntu hano. Reka hari abantu bamwe kumbwira bati ari ama application menshi tuba tujya tubona, ndetse nayo tujya tubona ufite nyine, ariko tukaba yarucanze amaze iki. Uyu munsi rero njye kubasona buri application mfite muri phone yanjye icyo imaze, urebe niba nawe wayitunga cyangwa se utayitunga. Njye guhera uruhande kuri application kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma mfite muri telefone yanjye. Tudatinze rero reka tubijyemo turebe. Let's go. Turahera kuri application ya mbere ari mfitemo hano. Aha ngenda gusona ama application ngiye ayo mfitemo gusa, and then undi munsi nabwo nzagusobanura iyindi. Yes, Air Attack. Iyi application ita Air Attack, uyu ni umukino, ni game yo kurasa indege. Uyu ukinwa as fans for enjoyable only. Yes, kugira ngo ubashwa wakishimisha. Application ya kabiri bayita Airtel TV. Dore iyi ni logo yayo, Airtel TV. Aya ni amateleviziyo aba akorana n'uruganda rwa Airtel cyangwa se company ya Airtel. Ubwo cyane cyane abantu bafite amafone ya Airtel usanga application baba bayifitemo kuko iza by default, bitewe nuko ari uruganda rwayo ruba rwaragize ruba rwarayikoze. Yes, iyi mfitemo ni iyi bita Uplock. Ni application nziza cyane buri muntu wese yakwiye kuba afite. Iyi ni application ihidinga ibintu byawe byose ufite kuri file, ushaka kuza ukayihidingamo hano ukabisha kuburyo nta muntu n'umwe wayibona, ku buryo no kwifungura bajya gusa password. Iyi ni application ibitseho ibintu byinshi urebye cyane nk'amafoto cyangwa se andi mabanga uba udakeneye ko ajya ahagaragara. Yes. Indi ni iyi bita assistant nayo. Iyi ubundi tubara ko ari nk'ubufasha. Yes, ubu ni application y'ubufasha muri telefone yawe. Application yindi ni iyi bita Authenticator, Google Authenticator. Google Authenticator iyi ni application ijya ifasha abantu muri security za social media zabo. Yes, iyi bayita Automatic Virus Scanner. Automatic Virus Scanner ni application automatically iba ifite ubushobozi bwo kuba yahanagura amavirus yose aba ari muri telefone yawe. Iyi ni application nziza cyane umuntu wese utunze telefone cyangwa se machine. Iyi ni application yagakwiye kuba atunze, kuko iyi ngiyi niyo iba ifite akamaro cyane muri telefone yawe, kuko niyo yirukana attacks zose nazo mwita twitch. Abantu muri computer cyane murabizi cyane. Yes, niyo yirukana ama virus aba yabaye attacked muri computer. Then indi ni iyi murimo kuyibona hano bayita BR. Uyu ni umukino, ni game nayo wo kwishimishirizaho, murabuzi cyane. Application ikurikira ni iyi ngiyi yanditseho Binance. Abantu bakora amafaranga online. Iyi application murayizi cyane, niyo yifashishwa mu kubikuza amafaranga yose online, ayo bita cryptocurrency. Nayo ni nziza cyane ku bantu cyane bakora amafaranga online.
this is another app called calculator. Calculator iyi ni application ijya ifasha muri mathematical only, mu guteranya, gukuba, kugabanya ndetse no gukuramwo. Ndetse iyi ngiyi ibamo ibintu byinshi, amakosayini, amasayini, mbega iyi ni calculator, murayizi calculatrice cyangwa se yo twita ngo ni mashini yo guteranyisha. Yes, iyi bayita calendar cyangwa se mu gifaransa calendar. Iyi ni application ijyanye n'amatariki. Yeah, this is a camera. Iyi ni kamera kimwe n'iyi ngiyi, gusa ntabwo zikora kimwe. Iyi y'ahangaha igira high quality ugereranije n'iyi ngiyi y'ahangaha. Nziza cyane cyane nakubwira ko ari iyi ngiyi. Kamera iyi ifite kamera 3. Twihuse tuze tugere kuri iyi ngiyi bayita ChatGPT. ChatGPT iyi ni AI iyo bita irobo cyangwa se application ujya ubaza ibintu ikagusubiza uko biri kandi ikagusubiza mu gihe gito gishoboka. Urugero ushobora nko kujyaho ukayibaza uti wenda for example Lionel Messi yatwaye Ballon d'Or zingahe, ako kanya ihita igusubiza nta n'amasegonda aciyemo, even niyo wayiha ikibazo cy'imibare ihita igusubiza. Yes, iyi bayita Chrome. Iyi ni browser murazizi cyane, iyo bita Google Chrome. Yeah, iyo bakayita clock. Yes, clock iyo ni isaha murayizi cyane. Indi application ikurikiyeho ni bita coding. Yes, iyi coding mwese ndakenga murimo kuyibona. Coding ni application yifashishwa muri C++, abantu biga computer ndetse n'abiga networking. Ibi byose nizeye ko abizi cyane. Iyi niyo bita coding, niyo bifashishirizamo kuraningiramo ari amaprogramu umuntu aba yanditse, kimwe na za Python, za HTML, za Edit Plus n'izindi za Java. Yeah, iyi nayo ni imwe muri application zikoreshwa mu kuraninga ziriya languages. Yeah, iyi ndakenga nta telefone itabamo, abantu bose barayizi. Contact ni application iba ihidinze nimero zawe cyangwa se amazina y'abantu dushakira, mbega amazina y'abantu ngo tuba telefone. This is also enjoyable game bita driving parking. Iyi ni umukino w'imodoka aho uparika mu makona. This is another app which is called Drive. Nayo ni application nziza cyane yifashishwa mu kuba wabikaho ibintu byawe, nk'igihe phone yawe ushaka gusanga yaruzuye cyangwa urashaka kunuzura ukabika hano kuri Drive. Ushobora kuba ushaka nanone kubikaho kugira ngo ibe nka backup yawe. Yes, nabyo ukaza ukabikaho, iba ifite n'umwanya munini Drive. Yes, indi application ni iyi bita Duolingo. Iyi Duolingo nayo ni application nziza cyane, ikora nka Google Chrome, ariko nyine yo iba ikwemerera kuba wakoresha ibice byinshi icyarimwe. Urugero ukajya kuri Google Chrome igihande kimwe cyo hejuru ugacurangiramo wenda video, igikurikiyeho cyo ku ruhande ugakoreramo research, ikiri hasi ukaba wakoramo ibindi bintu, mbega ugakora ibintu byinshi icyarimwe muri phone, muri screen imwe. Yes, niyo bita spreading screen, cyangwa se ni uko wafata telefone ukayigabamo ibice byinshi, igice kimwe ukagikoramo ibintu bimwe, ikindi bindi icyarimwe kandi. Yeah, ino ni application nziza cyane. Twihuse cyane dore indi application hano bita Duo. Iyi ni application yifashishwa muri bariya baba bashaka gukora inama online. Iyi bayita Facetune. Iyi ni application yifashishwa muri photo editing. Fashion ni application yifashishwa mu gufata nk'amafoto ukayambika iyindi myenda bitewe n'ibyo ushaka. This is a file. Aha ni hamwe tujya dushakira ibintu byose tuba dufite muri telefone.
urugero twavuga ko ari nka medias ya indi application ni iyi bayita FM radio yes bayita FM radio ariyo iyi ngiyi hano. FM ni radiyo yo irazwi cyane. FMC Pay this is a cryptocurrency in exchange nayo ikorerwaho amafaranga online, sinzi ntabwo turatangira kuyikoresha ko nayo ijya itanga amafaranga. Ibata Gallery nayo ni application yifashishwa mbega ijya gukora nk'ingiyi yaha kuko niyo dusangaho amavideo tuba dufitemo hano ndetse n'amafoto. This is another app which is called Gmail abantu mwandikira kuri mail murayizi cyane. This is Google nayo ni browser. Google TV na amateleviziyo akorana n'iyi company ya Google. Hatuna Plus iyi ni application bita VPN ijya ikoreshwa ndetse cyangwa se ikaba itanga bando z'ubuntu za buri munsi bitewe. Gusa iyi application ikorana na Airtel zino za 073 gusa. HD camera nayo n'indi kamera itandukanye na zimwe naberetse hejuru, gusa muri zandi zose iyi ngiyi bita HD camera, high definition camera, iyi niyo irenze kurusha izindi. Twihuse cyane turagera kuri application nziza cyane bita Hola Football ni application irebegwaho imipira. Iyi application yerekana imipira iri kuba live kandi iyerekana neza, ukayirebera kuri high quality niba ushaka, cyangwa muri normal cyangwa muri easy bitewe kandi ntago ijya icikagurika. Nayo ni application nziza cyane. Iyi bayita Kinyarwanda, iyi ni dictionary aho ushyiramo ijambo ry'icyongereza ry'ururimi runaka ikarushyira mu Kinyarwanda iratranslating. Then iyi bayita liar detected. Yes, liar detector iyi ni application ivuga yuko ipima umuntu urimo kubeshya. Iyo urimo kubeshya umuntu cyangwa se akakubeshya wowe ukozamo urutoki rwawe, noneho warukozamo ikakontorora neza, gushamo igikumwe yo ikacekinga ikakubwira niba urimo kubeshwa cyangwa se ari wowe uri kubeshya. Nayo ni application nziza cyane kandi iranakora kuko idetekitinga amaraso yawe. Facebook this is another app. Facebook ni application yifashishwa nk'urubuga rwa social media, haberaho ibintu byinshi, haberaho chat, koherezanya messages, wahakina video, waplayingira video, ndetse ushobora no kuba wahamamariza rusange ya. Then ni nko kumva ngo za WhatsApp, gusa iyi Facebook yo iri popular kuko ikora kuri hose cyane kandi yanaje kera. Maps aha naho ushakira amakarita. Yes, mCrypto iyi ni application nayo itanga amafaranga ya cryptocurrency. Iyi nayo ikora online, iyi nayo kuyikorera umuntu wese ukora amafaranga kuri application akenera ya naweretse haruguru bita Binance, ariyo iyi ngiyi ya yes, kugira ngo yabikurizeho. Then tugeze hano yes, iyi bita Google Meet. Google Meet nayo ikoreshwa mu nama za online. Hakaza Men Jacket ni application yambika abagabo amakote. Message iyi ni application ya message. My Airtel app iyi ni application ya Airtel aho ushobora kugura amayinite, kugura amafaranga wasigaranye ndetse n'ibindi. Phonex nayo ni browser. Phone iyi ni imwe ureberaho abantu bakwakuye ko aba ari bo. Then
phone cleaner. Iyi ni application yifashishwa mu guhanagura phone yawe. Iyo phone yawe ifite nk'ibibazo iriho amavirusi, niyo itari amavirusi ugasanga wenda irimo imyanda, and then izo myanda wenda no kuvuga ni zino ziba ziri attacks. Urugero hari igihe usanga ufite icyo bita duplicate file, usanga ufite nk'ifayiro nk'amafoto asa, ugasanga ufite amafoto menshi asa ariko warananiwe kuyacangura, mubona ari menshi nyine agiye gusa, harimo n'asa ariko kuyacangura bikakuyobera. Icyo ukora ukoresha application ijya gucangura, then hari n'ibintu biba bimaze igihe bitanakora byose iragenda ikabiguhanagurira. Hari bita photo room. Iyi nayo photo room ni icyumba cyangwa se na application ikoreshwa mu kudevelopinga amafoto. Play Store yifashishwa mu kudownloadinga ama application. QR code iyi nayo yifashishwa mu gusikaninga ikintu. Buriya aka kantu ujya ureba buri kintu cyose uguze ku isoko usanga hariho aka kamaka kano kahangaha. Akantu rero ukoramo hakaza kamera ukagafotora, iyo ugafotoye batakwereka icyo kintu igihe cyakorewe, aho cyakorewe, ibega ibikiranga byose nyine babikwereka. Urugero nka report form, mabirete ziba zifite aka kantu, iyo ugafotoye neza iruti yawe yose, ntabwo udafite nka phone ifotora neza, umuntu akubwira ati nyoreza nka biroti yawe for example cyangwa indi document runaka, ntabwo uri gukina ko ujya gufotora iruti yose ntabwo document yose, uraza ugafotora aka ngaka ukoresha iyi application, wamara ugafotora ako kanya ita izamo iri soft, ukaba wayidownloadinga ugatinyohereza. Ni ibintu biri very simple. Rwanda TV, televiziyo Rwanda, CCTV application nziza cyane. CCTV iyi ni application ni kamera yo mu rugo, twabara nabundi ni kamera z'umutekano. Iyi ni kamera application igufasha guhuza telefone ibiri, imwe igakora nka kamera, indi ikora nka telefone irimo kureba iri kubera ahantu iyo kamera iri. Ufata iyi phone imwe ukayisiga iwawe mu rugo, warangiza aho ugiye hose ukaba uri kureba irimo kuhakorerwa, wifashisha iyi iyo bita CCTV. Iyi ni application nziza cyane buri wese yagakwiye kuba atunze. Yego, iyi ni application nziza cyane buri wese agomba no kwitondera. Iyi ni application ikomeye cyane bita setting. Iyi nayo telefone, ubundi ibindi byose ari ukuri mangaya. Iyi niyo phone, byose biba biri turned hano, bibega biba swikingiye hano, kuko usanga ibintu byose ariho biba bifungiye bikanafungurirwa. Iyi ngiyi bita Shake it uzunguza telefone na application igufasha kwesitara ibintu muri phone. Hakuru warugiye uri nko muri uri nko mu mvura cyangwa se ufite nk'urugondo mu ntoki yanga wanduye udashaka gukora muri screen ya telefone yawe kandi bwije, icyo ukora usetingamo muri application itaninga on, warangiza wagera ahantu ari nka nijoro ufite urugondo mu ntoki ukumva udashaka gukora muri screen, ukazunguza telefone yawe igahita yaka itoroshi, washaka kuyizimya ukongera ukazunguza igahita izima. Yes, this is another app, Shazam ni application ikoreshwa mu kumva cyangwa se kudetekitinga cyangwa se kuvumbura indirimbo urimo gucuranga iyo ariyo. Inyuze nk'ahantu hagiye uje kuva kuri radio, umuntu bari gucuranga akaririmbo cyangwa undi muntu uhuye nawe ari gucuranga akaririmbo utakazi, akumva kararyoshye nyine ukavuga izina ryako, utufungura application ikakarikodingaho amasegonda byibuze 10, igahita ikubwira iyo ndirimbo ukuntu yitwa ndetse na nyirayo. Hakurikiyeho application bita Smartman nayo ni application ifasha abantu gufata amafoto yabo bakayambika amakositime. Hakurikiyeho application bita sound recorder, niyo kurikodinga. Dore indi application nziza cyane utagakwiye gucikwa kuba wamenya, speaker. Let me check well its name in order to show you how you can get it. Give me some time. Yes, speaker cleaner. Bayita speaker cleaner. Iyi speaker cleaner rero ni application nziza cyane igufasha ko wasukura
speaker yawe cyangwa se mikoro yawe ya telefone, nk'igihe urugero yagiye mu mucucu ufungura application igahita isohora umwuka mwinshi ugasohokana n'uwo mucucu, cyangwa kimwe hari igihe phone igwa nko mu mazi nta kindi ukora, iyo iguye mu mazi utafunguriye application igahuha amazi yose ari muri mikoro agasohoka ajya hanze, bayita speaker cleaner, application nziza cyane. Hari indi bita StarTimes, iyi ni televiziyo. STKman, iyi ni application nayo ijyanye n'amasimukadi. Telegram naro ni urubuga cyane cyane gusa abazungu nibo bakunze kurukoresha cyane rwa Telegram, ariko nyine ruberaho chat, ndetse ikindi naho hakorerwa buriya bucuruzi bwa online, ndetse nayo bya cryptocurrency niho bibera cyane cyane urebye. Tonekeeper, iyi niyo bita wallet, ni wallet ibikurizwaho amatoni coin. Touch AI, iyi ni application ushyira muri phone yawe umuntu yayikoraho igahita isona, umuntu wese uyikozeho ikaza ihita isona, byaba ngombwa igahita imufotora. Trust wallet, iyi ni wallet nayo ifashishwa mu kubikurizaho amafaranga ya cryptocurrency. Videomaker, iyi ni application ihuzahuza amafoto igakoramo video. Vidmate, iyi ni application yifashishwa mu kudownloadinga ibintu ubivana kuri website runaka cyangwa se ku rubuga runaka ubishyira kuri file. This is WhatsApp, mwese murayizi cyane, imwe ikoreshwa muri chat. Website creator, iyi ni application ifashishwa mu creating ama website. Windscribe, iyi ni application ya VPN ariko ntabwo itanga bando, ahubwo yo icyo ikora ihindura location y'ahantu uri, uba ushaka nko kugaragaza ku phone yawe, hari ukuntu phone yawe baguturakinga sometime bagasanga nko mu Rwanda cyangwa ahantu runaka, iyo uri kumva udashaka ko bamenya ahantu uri ukoresha VPN ukabereka ko uri wenda nko muri Amerika, USA, British, ukaba wabereka kuri Russia ndetse n'ahandi. World Football, this is a game, ni game ya fun. Indi application hano tutarebyeho ni iyi yita WP Office, iyi ni application isoma document. Iyi bayita Xbinance, nayo ijya guhuza na Binance yari hariya hejuru. Iyi Xbinance yo ntago yari yakabaye developed, mbega iyi ni power ya yindi, ni traditional ko twayibara yayindi twabonye hejuru. Iyi ni Zenda, yifashishwa mu gutransfera ibintu uva muri phone imwe bijya mu yindi easily mu buryo bworoshye. X Recorder ni application nziza cyane yifashishwa mu recordinga screen, ari nayo ndi gukoresha kugira ngo ibintu byose mubibone. Yes, hari iyi bita UCAT. Yes, UCAT. UCAT hano. UCAT, urabona logo yayo. Iyi nayo ni application yifashishwa mu editinga videos. Yes. Indi ni iyi bita YouTube. Yes. YouTube nayo ifashishwa mu kureba amavideo, ndetse ukaba wanakorera amafaranga bitewe n'uburyo uyikoresha. YouTube, YT Music niyo bita YouTube Music. Iyi ni YT ni impine ya YouTube, ni YouTube Music. Iyi ni indirimbo ziba ziri kuri YouTube. YT Studio, YouTube Studio, iyi ni application yifashishwa mu kumonetizinga cyangwa se mu gukontrolinga cyangwa se mu gukurikirana YouTube channel yawe. Yes, nizere ko ama application hafi ya menshi mwasobanukiwe. Ubwo nzagaruka mwebwe mugiye gukora, mwebwe mugiye kugenda muri ayo application yose mbabwiye mbasobanurire n'icamara, mugende yose muyacekinge, nurangiza kuyacekinga ikiri bukore n'iki ni kimwe, uragenda uremo application wumva ukeneye uyandike muri comment, umubwire uti iyi application ndayikeneye, ubundi nkubwireho deeply, nikubwireho byimbitse, nkwereke n'uburyo watangira kuzajya
uyikoresha. Nizere ko uko byagenda kose ntabwo waba wabuzemo application nzima, ntabwo waba wabuzemo application nzima rwose uko byagenda kose, oya application nzima rwose zo ziba zirimo. Ubwo rero nizere ko muri buze kumererwa neza. Reka mbakopezeho akantu gato mbereke kuri iyi application ukuntu nayo imeze. Application bita Uplock, urayifungura isa n'itinzemo akantu gatoya, urabona gutya imeze. Ntabwo wagira nibwo ngiye gutangira no kuyikoresha, kandi mu by'ukuri nsanzwe nyikoresha. Ni ukugira ngo irambirane. Urakora hano view wereke ko ushaka gukora icyongereza, kuko nakubwiye ngo iyi ni application nyine y'ibanga iba iriho ibintu by'amabanga, kuko yo irakwereka nyine ko idashaka ko hari umuntu uyikurikirana cyangwa amenye ibyayo. Urabona uragenda uca kwereka, uragenda scrollinga gutya ujana hano guca cyo kandi next bitewe. Yes, za hano ya kandi next kandi here kandi get start ya ugeze amasegonda make. Hano haca gusa password, hano batuyuzuzamo kuri umaze kuyisetingamo. Urabona ko hahise haza ibintu bimeze gutya. Hano urabona ko hasi hano ariyo bita gallery vote. Izi ni settings ushobora kuba wahindura ushobora kuba hano wahindura password. Yes, turaza dukande kuri gallery. Tukikanda gallery urabona ko harimo ibintu byanje byose biri saved mo hano. Yes, setting, ushobora kuza mu setting ukaba wachanginga password here, ukaba wachanginga password. Yes, ukaba wakoresha pattern ndetse ikagenda inagaragara urimo gushushanya, kuvibura igihe telefone yawe izimye, ndetse n'izindi nyinshi nzajya mbereka. Sasa urakoze cyane, ubwo tuzahure muri video zikurikiza zitaha. Ndimo kubakorera video nziza cyane, kandi subscribe kugira ngo mudacikwa kuri izi video. Asante sana.